mada ko numva mu nda byanze se agakoma waba watetse ugeze ngo iki ko ntakumvisha naringize ngo agakoma watetse ko numva mu nda byanze ariko ubwibona utinyuka ukabaza igikoma uri umugabo wahashya amakara wahashya isukari ese iyo fu y'igikoma wigeze ujya utanga amafaranga wenda niba utajya kuyizana ngo bateke igikoma wenda ukinyweraho niyo sukari ntayirimo nk'iyo wite madame ubu uzajya umvugisha neza ari uko nagize icyo nzana ibyo naguhe ntabwo bihagije twese imana niyo duhaye reka n'iki gihe n'akazi karabuze pe ngo akazi karabuze umugabo muzima uratinyutse uvuga gutyo karabuze se ahubwo wagashakiye he ni he wagashakiye ngo mbimenye ese madame urajyanga akazi ngakure hehe kumuna nta n'umuntu ukimpamagara kuri telefone reka nkubaze mutwara tujye tuvugisha ukuri iryo ni idegede wikoreye nditekera abana ni watermelon wikoreye tuyirye mu by'ukuri wikoreye iki ku buryo utatekereza ko wava aha mu rugo ukajya gushaka akazi bataguhamagaye kuri telefone ko rero urabizi agasuzuguro k'abagore daga hasi ikintu ngiye gukora si wamugaye ukuye umutwe nikoreye mana yampaye ni sifite ubwenge kiye gushaka uko bikora uko bishoboka kose ndagaruka mu rugo mfite amafaranga nibyo nashakaga nyine genda ujya guhiga ariko rero madame abikimoto ubu rero ubu ndahagurutse ndagiye ndagaruka nzanye amafaranga birase kandi uyijyanye hehe yanye nambwiye ko uyu mutwe utikoreye idagede nabwiye ko ari watermelon gikorera ku mutwe wanjye atari watermelon cyangwa ibyo degede wenda kugaburira abana ndagiye mukanda yazana amafaranga genda icyo mpfa nuko abana banjye bari burya utavuze ngo bampaye agakoma nazindutse uyu munsi kandi nzi neza ko mana uri bumwe amafaranga mpura n'umuntu uwo ari we wese byaba bibiri ubu ngubu byanga byakunda undi buhure nawe wese ndamukuraho amafaranga nta mafaranga ndayarya afite Yesashimwe mwene da. Meze bite se wowe? Yesashimwe. Yesashimwe se ni iki? Niko. Ibyo bya Yesashimwe uri murambwira byibuze n'agafege uri kumpereza nta gacupa niki. Mwana w'Imana. Yesu aragushaka. Ntabwo ndi umwana w'Imana. Ndi umwana wa Yohana. Mwana w'Imana. Wavuye mu byaha. Ibyaha se hari ibyo mbonye amahanga. Ese nta n'igitangaza Imana iragukorera ngo ukibone? Umva se bro, ibyo by'ibitangaza urimo urambwira numva mu gifu kiri gusya ubusa genda ubibwire nyoko. Mwene da. Petele tetele sapre kita palate formalete sa. Yatisa patilo kabasa na male se fa pilata. Watiba la fasara. One milita celebration familia fopia. Ya pitila samala fobilata so. Walitikabali fani mpatiala nuko Uwiteka aravuga ati bene data mugarukira Imana kandi munayikorere mubeba haleluya fitila mapratila famalacha haleluya walipita la kafatila samane to mama haleluya Pila sale pole samele ponya wati pole katsere babatia mata poli tanu bale tana mana shobora byose dore umugaragu wawe ugiye kuva mu byaha yatapanisa karame mwene data basi mbangubwiye yego mwene data urakoze kunsengera ngo mbafashije ndagushimiye mana uhabwe cyubahiro kubwo umugaragu wawe yongeye kukagarukira ugomba gutanga ituro ry'ishimwe turagishimiye Pasiteri rero murakoze kuba munsengeye ndumva mfashijwe rwose amagambo yanyu meza yankoze ku mutima ndumva byari ibintu byose birimo birashira mu izina rya Yesu
ahubwo hari ikintu nshaka gusaba